Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ku bw'aka kanya tubonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu ntangiriro z'uyu mwaka mushya. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye gufatanya ijambo riri mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6. Bavuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Amen. Hano turabona umurongo mwiza cyane ukwiriye abantu tugitangira uyu mwaka wa 2022 tugomba kugendamo neza tutiganyira, kuko hano batubwira ngo ntimukiganyire, ntimukagire icyo mwiganyira icyo ari cyo cyose. Hano rero ni inama nziza, kandi na Yesu nicyo yigishije abigishwa be. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 uhereye ku murongo wa 25, naho abuza abigishwa be n'abandi bose natwe twese kugira icyo twiganyira, ahubwo ibyo dukenera byose tuguye kubimenyesha Imana mu masengesho yacu, tukinginga Imana nk'uko tubibona Matayo 7:7. Ibyo dushaka byose dusaba Imana, tukayishaka tukayinginga. Urwandiko rw'Abatesalonike niho turabisoma ngo duhore dushima kandi dusenga ubudasiba. Icyo rero nicyo hano nicyo dusoma, ngo ahubwo ngo tubimenyeshe Imana byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Hariya harimo gusaba no gutitiriza Imana, tukayinambaho, tukaguma tugashakashaka uburyo Imana yadusubiza, ariko kandi gusenga kwacu kugomba gukurikiza ubushake bw'Imana. Ese icyo dusaba kiri mu bushake bw'Imana? Ese turagikeneye kugira ngo dukore umurimo wayo? Kuko Imana iduha ibyo dukennye, ntabwo iduha ibyo dushaka. Iduha ibyo dukeneye kugira ngo dukore umurimo wayo. Imana rero izi kandi ibyo dukeneye kugira ngo dushoboye kuyikorera. Nkuko Pawulo yagereranije umubiri w'umuntu cyangwa n'inzu, akayigeranya n'itorero uko ryubatse n'umuntu. Umuntu rero urebye umubiri w'umuntu, ingingo ziwugize, ntabwo ibikenewe n'amaboko cyangwa iby'amaboko akora ntabwo ari iby'amaguru akora, ntabwo ari ibyo amatwi akora, ntabwo ari iby'amaso akora. Buri kintu cyose kiba gikenera, hari ibyo gikenera kugira ngo gishobore gukora. Ntabwo byose rero bikenera ibintu bimwe. Kutiganyira rero birashoboka, nubwo bwose hari byinshi bitugora bijyanye n'akazi, amashuri y'abana, imyambaro, ibiri mu miryango n'ibindi. Ibyo rero ntabwo tugomba kubyihererana, ahubwo hari inshuti nziza iruta izindi twabibwira, uwo ni Yesu Kristo. Tugomba turi ahantu twiherereye, turabimumenyesha, tubimenyeshe Imana tubisabiye, tubyingingiye, kandi nanone tujye tumenya gushima. Icyo tugomba gukora rero ni iki? Ni ugupfukama, tukabimenyesha umwami wacu Yesu Kristo, tukamwinginga, kuko niwe ubishoboye. Nta wundi wagira icyo ashobora, kuko twebwe aho ngaho navuga muri Matayo avuga ngo ntabwo dushobora no kwiyunguraho umukono umwe, ku murongo wa 27. Niba rero ntacyo twabishoboraho, hari ubishoboye, ushobora byose kandi uzi ibyo dukeneye. Tugomba rero kwizera kandi tugashima Imana ko izabikora. Iyo dusabye Imana iratwumva, tujye dutegereza twizeye, tuzi neza ko agiye kubikora. Niba bifite icyo bimariye umurimo w'Imana, bitumariye kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana. Haleluya. Imana rero izabikora, kandi twizere ko yabyumvise. Ubwira rero umukunzi we umwumva ntavunika. Imana izi byinshi dukeneye,
kandi izabiduha. Ikidusaba tukibona muri cya gice cyo muri Matayo, ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose izabitwongerera, izabiduha nk'inyongezo. Uwiteka rero atugirire neza, kuko ibyinshi dushaka biba ari ibijyanye n'iby'iyi si, cyane cyane dushake ibidufasha kugira ngo dushobore kuzagera mu bwami bw'ijuru. Mu izina rya Yesu abarinde kandi abashoboze muri iyi minsi, muri iyi ntangiriro z'uyu mwaka. Uwiteka abane namwe. Amen, amen, amen.